miliyoni 70 kubera ubwiza bwe icyo gihe, ariko ikipe imutangaho 150. Yasinyishijwe amasezerano y'imyaka 4 ishobora kongerwaho undi umwe, maze aba Old Trafford kugeza ashoje amasezerano ye mu mwaka wa 2020. Guys, kano nongere mwere ikaze, ni by'agaciro kongera kubana namwe. Uyu munsi tugiye kureba hamwe ukuntu wakoresha radio muri smartphone kandi kavuga bidasabye ekuteri, tandukana no kongera kugura ekuteri. Niba uri mushya ndagusabye banza kandi subscribe kandi urebe ino video step by step kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Kandi ukunda video zacu nukajya ugenda gusa n'ubikora ugasanga birakora, ujye ugaruka ubitubwire muri comment. None dutangire step by step. Uzijye muri research yawe, hano uze wandikemo Radio Garden, ubwira ureba ino video yose kugeza irangiye step by step, kuko nibyo bituma bigufasha kumenya ibintu ukora. Hangiza uyestare muri telefone yawe, urabona logo yayo kanzinyi zooming urebe ko imeze, sorry bitewe na connection. Urabona logo ukuntu imeze, ni ino application za downloading kuko haba harimo application nyinshi zigiye zitandukanye, maze uzategereza iyestere muri telefone yawe. Mbere na mbere ndagusabye kandi subscribe, like ndetse na comment, maze mwereke kano kantu utandukana no kongera kwiri kugendana ekuteri. Bibutse ko yari Edtech Studio cyane igenda kugeza ibintu by'ikoranabuhanga. Katurindire yestere muri telefone. Mara kwestere muri telefone yawe uzaza uyifungure, maze urindire ifunguke. Guys, musaba kandi subscribe, like ndetse na comment ko ni ibintu by'agaciro bidufasha gukomeza dukora zino video bigaragaza yuko muturi hafi cyangwa ibyo dukora muba mu bihanze amaso. Urangiza kandi hano hagati gutya kuri kano kantu utegerezeho gatoya, maze tubese koko radio iraza kuvuga cyangwa nageza kuvuga na ekuteri. Urabona ko muri screen yanjye na ekuteri zirimo, ariko tugiye kubipringa turebe koko niba iraza gukora. Ndagushimira ugeze kuno munota. Niba utarakanda subscribe banza kandi subscribe, nubona ko kuko ubona kano kantu kari abantu kafashe cyane kawufashije, cyangwa niba ubona ari iki jya muri comment wandikemo ati wow good, tugati ibintu rwose twigishije birakora, ndetse unabisearch unabisharing tuzaye kugira ngo nazo zize zijye zirebera utuntu umutungo. Turana ufite ikibazo nukagende tutwandikiye muri comment kugira ngo tujyazaje tugusubiza ndetse tukore video bitewe n'ikibazo watubajije. Tutegereze gato ya bitewe na connection zacu turi gukoresha. Kano kacu karafungutse, batangiye kutwereka ahantu turi cyangwa location y'ahantu turi ko ari i Kigali. Hano radio ya mbere mayita Hope Studio, nako Hope Radio, katuyiprenga twumve n'ibivuga. Musaba kanda subscribe, like ndetse na comment kantu kajya kagufasha mu gihe aho kwirirwa ugendana ekuteri mu ntoki. Tumaze kugira urwo rukundo natwe twanze kandi twararwo iteka ryose twumva umwuka wawe. Uzazana muri hano ku kantu ka research, nagize ujyana wandikemo country, city and station, wandikemo igihugu turimo Rwanda. Umara kwandikamo Rwanda urabona ko hazeta haza amaradiyo yose mu Rwanda, Radio Rwanda, Radio Ijwi rya Gare, Inteko, Fine FM, Magic FM, uyo ushaka yose uzayumva kandi na ekuteri. Kaduplaying kano kantu guys, niba ubona ko hari icyo kugufashije nukagende udakanze subscribe, ndetse nubona kuko byakoze ujye ugaruka utubwire muri comment ati ibyo watubwiye nibyo. Ibi bizatuma duhora twumva ko hari abo ibyo tuba twakoze bifasha kandi biba bifitiye umumaro. Niba kagize icyo kakumarira, gasharing n'inshuti zawe kugira ngo nazo zizaze zimenya utuntu nk'utu ngutu. Mwubutse gukanda subscribe, like ndetse na comment kuko ni ibintu bikomeza kugenda bidufasha. Katuprenga nanone XFM, bitewe na connection ukoresha ko bizagenda. Urumva ko radio yacu iri kuvuga. Ndagushimiye twabanye, tubona utaha muri video zikurikira. Yari kugenda kugezaho inkuru nk'izi cyangwa zinyigisho zigufasha mu buzima bwa buri munsi. Ubwo no kuvuga ngo uzazwitemo radio ari yose ushaka, nurangiza wumve amakuru uko bishaka kandi na ekuteri guys.
zongeye tubona ubutaha. Bye bye. No na Kiss FM rekanye playing turebe koko niba iravuga. Ayo izavuga neza 100%. Nuse ukanda subscribe, like ndetse na comment musaba ko tuzongeye tubonane muri video zikurikira. Niba ufite ikibazo ujye twandikira muri comment kugira ngo utaha tuzagufashe step by step. Niyo mpamvu tuba turi hano. Yari Idi Amin kabiri Editech Studio, shingiye kugeza ibintu byinshi koranabuhanga ndetse n'umuziki. Ndagushimiye, tubonane ubutaha. Bye. Katwumve gato. Ufite ikinyabiziga nta mpamvu yo kugira urwikekwe kuko dufite parking igizwe n'ihari 70 kubera ubwiza bwe icyo gihe, ariko ikipe imutanga 150. Yasinyishijwe amasezerano y'imyaka 4 ishobora kongerwaho undi umwe, maze aba Old Trafford kugeza ashoje amasezerano ye mu mwaka wa 2020.